n'ababyeyi b'umubiri ni urwego rufite inshingano zikomeye zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikivugwa mu bigo bimwe na bimwe by'amashuri mu Rwanda. Nibyo koko iyo turebye uburere bw'abana muri iki gihe cyane cyane mu gihugu cyacu n'uburyo tubayeho usanga koko ababyeyi b'abadamu ari twebwe tubana n'abana kenshi ndetse ni natwe tubona n'akanya ko kuganira nabo kenshi. Kubera iyo mpamvu rero nuko ko dufite byinshi twabungura tubateza imbere cyangwa se tubasubiza inyuma. Kubera iyo mpamvu nk'umutegarugori wagize amahirwe yo kuza muri iri torero mfite n'inshingano ikomeye yo kwegera abandi bategarugori bagenzi banjye batarahumuka cyane cyane ku byerekeranye n'ubutumwa bujyana n'uburere tugomba guha umwana. Kuko hari igihe twibwira yuko kurera umwana ari ukumwambika neza ukamugaburira neza ariko tukibagirwa icy'ingenzi cyubaka roho ye, cyubaka imibanire ye n'abandi. Kuko igihe cyose tumutoza tuti ntuzace kwa kanaka ntutazagere gutya, icyo gihe ntitwumve ko umwana turimo tumusubiza inyuma. Kandi ejo bundi babagenzi we turi kumucaho nibo bazahurira nawe mu ishuri, nibo bazahurira nawe mu rupagaso, nibo bazakenera gufatikanya kugira ngo bagere ku iterambere runaka. Nkaba numva nk'abategarugori rero dufite inshingano ikomeye yo kugira ngo abo bana dufite tubatoze ibibunga ibibahuza kurusha ibibatanya. Kaba ari inshingano ngiye nasaba buri mubyeyi wumva wabyaye wumva nyuma y'ibibaye muri kino gihugu, kuko kenshi tubiye inyuma gatoya ibibaye bibi byose ingaruka ziza cyane ku mubyeyi zikaza no ku mwana kurusha uko zigera ku mugabo. Umubyeyi ukunda umwana we by'ukuri amuraga gutunga no gutunganirwa, igihe cyose akamutoza ibizamugirira akamaro, agahora aharanira ko yagira imyumvire isumbuyeho izamufasha kwibeshaho ubwe. Igihugu naraga umwana mbyaye ari cya gihugu kitarangwamo amacakubiri, ari cya gihugu umwana yibonamo afite ubumwe na bagenzi be, ku buryo muri uko kunga ubumwe bashobora no kwiteza imbere kubera ubufatanye bagirana ntawe uwishisha undi. Intore z'abarimu rero nyuma yo gutozwa bamaganye bivuye inyuma umurezi uwo ari we wese uteshukwa ku nshingano ze zo kurera, ahubwo agashora ibyo bibondo mu nzangano n'amacakubiri. Umunsi ingengabitekerezo yatugaragayemo ku kigo runaka iki n'iki, yaba mugenzi wacu twagomba kumufatira ibyemezo tukamwigisha. Nanone tuvuga tuti niba ari n'abana babivana iwabo mu rugo bakabivuga ku ishuri, dufite uburyo bwo guhamagara ababyeyi tukabiganiraho, ndetse no mu manama dukorana n'ababyeyi tugatsindagira dukomeje ko ingengabitekerezo ituruka ku bantu bakuru idaturuka ku mwana wavutse ari ikibondo. Tukabaha umuco wo gutoza abana ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo u Rwanda rwacu ruve mu kaga rwaguyemo rutazongera kugwa mu kaga ka jenoside. Nje sinakagombye no kumwita umurezi, aho kumurezi ahubwo ni umurozi. Niba rero nawe urareba aho umurozi akwiye kujya, uwo murozi rero kuko ni umwicanyi kandi uwishe igihano kiba kigaragara, ndetse nangwa n'ukuyemo umwuka umuntu umwe. Naho wishe urubyiruko rungana kuriya twakagombye kuraga u Rwanda rwacu n'ubwenge bwose bw'igihugu n'iterambere ryose ry'abantu, akahangara akaruga nk'uwo igihano kiriho cyose cyaba kiremereye nicyo mbona yaba akwiye. Iyi ngengabitekerezo iratubabaje kuko iramunga igihugu cyacu, kandi tutabyirengagije mwibuke ko abenshi banyweye amateka mabi y'iki gihugu bigishijwe bibi. Abenshi no mu miryango ababyeyi babo bamwe babigisha bibi, ariko nk'umurezi ukeneye kuba intore ubundi ni intangarugero. Icyambere dukeneye, icyambere twifuza, ntabwo twifuza ko hari umwarimu wadusebya ngo twumve yakomotsweho n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Ikindi kandi niba afite n'ibyo bamuhaye bamwigishije nabiherane we mu mutima we, ariko ye kugira aho abibiba. Ikindi cya kabiri twababwira cyane cyane nk'abize amateka, uwo ndamutse muzi twegeranye namusanga nkamuganiriza, kuko nabo banyarwanda bandi bayobye ntabwo tugomba kubaha akato, tugomba kubegera nkamusobanurira by'ukuri, nkamwereka ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Duhurira henshi, duhurira mu masoko, duhurira mu nsengero, duhurira mu mashuri, duhurira ku kazi, kandi twese tuva amaraso, ntawe uva amazi ngo ndava amaraso. Ubwo rero uruhare rwanjye icyambere na mbere nabwira abanyarwanda ko ibyo bindi bagomba kubirenga, ahubwo bagaharanira kwiteza imbere, kuko cyane cyane
no kureka guta igihe mu bidafite umumaro, kuko akenshi na kenshi uzasanga inkorabusa arizo zirwa zibiba ayo macakubiri, arizo zibiba iyo ngengabitekerezo. N'uwo mwarimu mugenzuye wasanga n'akazi akica, kuko aho gutegura amasomo ajya gutegura ibyo kudusenyera igihugu. Ubwo rero dukeneye abarezi b'intore. Intore ni intangarugero, haba mu mirire, haba mu myambarire, haba mu mikorere, akagaragaza ko ari intore ikwiriye kurerera u Rwanda. Umurezi w'umwarimu igihe cyose afatwa nk'indorerwamo ya sosiyete abarirwamo. Ibyo akora, ibyo avuga, n'ibyo abarera n'abamureberaho bose bakurikiza. Ngiyi impamvu asabwa igihe cyose gufasha umuryango guhitamo ibyawugirira akamaro. Akaba ari uba ku isonga mu gufasha abaturanyi guharanira iterambere mu byiciro bitandukanye by'ubuzima. Ubuheta mu itorero ry'igihugu ni izi ntore z'abarimu mubona. Mu biganiro ndetse n'amasomo bahawe ku burere mboneragihugu, amasomo ku mateka y'u Rwanda, ku miyoborere myiza, ku guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu, imirimo y'amaboko n'ibindi byose bijyanye n'umuco nyarwanda wo gufashanya ndetse n'ikinyabupfura, ntawashidikanya ko byabaye impambi ikomeye izafasha aba barezi kurangura neza inshingano zabo. Akenshi gahunda nyinshi twazibonaga mu magazeti n'ibindi binyamakuru, ariko washaka uruhare rwa mwarimu ukarubura. Hanyuma ubu muri iyi myaka iza urabona ko bahamagara mwarimu bati muze twicarane turebe gahunda, turebe ibibazo bihari, dufatane ingamba. Byumvikane ko umuntu akenshi y'umubwiye ngo kora iki atari yamenya n'inyungu zacyo agenza amaguru make, ndetse akenshi ntatange n'umusaruro. Ariko iyo wicaranye n'umuntu ukamubwira uti dore ikibazo ngiki uko giteye, reka dushakira hamwe igisubizo, mu ifatwa ry'igisubizo cyangwa se imyanzuro n'ingamba igomba gukurikizwa abifitemo uruhare, mu gihe utarabitangaza we yihutira kubikora kuko byafashwa hari. Ubundi mu Rwanda abarimu twaga twisuzugura ngo turabakene, ariko ntabwo twasanze tutari abakene, ahubwo ari uburyo tutari tuzi bwo kwizahura aho turi, kuko n'uwo mushahara duhabwa tucunze neza twasanze hari icyo twakwigezaho tugiye mu makoperative tugafasha aho dutuye gukora amakoperative, tugakorera hamwe, ko n'ubusanzwe bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara. Dusanga rero twibumbiye mu makoperative twakungurana ibitekerezo by'ibanze, umuntu akumva mu mutwe we ko kujya hamwe na mugenzi we hari n'icyo bimwungura mu bitekerezo. Noneho tugafatanya n'imbaraga, tuvuge wenda nk'ibijyanye n'imari, nta muntu umwe akora koperative ngo agire icyo yigezaho. Dusanga ko duke dufite nitudushyira hamwe dushobora gukora koperative ku kigo tubarizwaho, tukiteza imbere, tukabona umusaruro winjira mu rugo rwacu, kandi buryo umunyarwanda ateye imbere n'igihugu kigenda gitera imbere kuko ubukene buragabanuka. Dusanga no ku kigo turiho dushobora gutoza abana bacu turera uburyo bwo kwishyira hamwe, dukora nka za club zo gufashanya umurimo runaka uyu n'uyu, tugatoza abana bacu umuco wo kuzamuka bakora koperative ku kibazo iki n'iki. Niba bose baranezerewe nk'aha ngaha nk'uko duteraniye hano, bagashyira mu gaciro ibyo koko twabwiwe, ndahamya neza yuko u Rwanda ruzaba paradizo. Ngarutse ku bumwe n'ubwiyunge, twasanze hari amaklub ajyanywe avuga ubumwe n'ubwiyunge ku mashuri. Dusanga hari n'ahandi ayo maklub atari yajya, ariko twatahanye umugambi twese tuvuga ngo abana bacu twiriranwa nabo tugiye gushyira ku bigo turiho amaklub y'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo b'abana Rwanda rw'ejo bazabe mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Itorero ry'igihugu nk'isoko y'ubutwari butagomba kuzima, inzira iboneye tuvana mu muco wacu yahurizaga hamwe imbaraga z'abanyarwanda, ni igisubizo mu mpinduramatwara mu bukungu. Abanyarwanda bagomba kumenya guhitamo ibibafitiye akamaro, ni igihe kandi cyo kumva ko ibisubizo by'ibibazo bafite ubu nta wundi bireba. Ni igihe cyo gusezerera burundu wa muco mubi wo gutegereza kimuhana, umuco mubi
twatojwe n'abakoloni. Dushyize hamwe ni igihe cyiza cyo kwamagana icyaza gitatanya ingufu zacu, ahubwo tukitabira gahunda zose zishimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda nk'umusingi w'amahoro n'iterambere rirambye.